dufite byinshi byo gushima Imana, dufite byinshi Imana yadukoreye, dufite amashimwe yuzuye mu mitima nubwo twahuye n'ibyatubabaje, twahuye n'ibyadukomerekeje, ariko turashima Imana ko turi amahoro. Twahuye na byinshi byakomerekeje imitima, twahuye na byinshi byatuvunnye, byatugoye, ariko turashima Imana ko turi bazima. Nyamara ntituba tukiriho, ariko turiho uyu munsi kubw'imbabazi zayo. Nubwo hari byinshi byatugoye, nubwo hari byinshi byaturuhije, dufite imitima inezerewe kuko twabonye ineza yayo. Twahuye n'ibikomeye kandi byarije imitima yacu, ariko reka tuvuge ineza yayo kuko turi amahoro. Iki ni igitondo cy'umugisha Data yongeye kuturemera kugira ngo tukishimiremo. Iki ni igitondo kidasanzwe Data turemeye kugira ngo tukinezererwemo. Nubwo byari bigoye, nubwo byari bituvunnye kubasha kurekura ijwi ryo kubivuga, ariko Data yagize neza. Iki ni igitondo tubyutse dufite amashimwe mu mitima, njye nawe. Niyo mpamvu niba uri kunyumva, nkwiriye kukubwira ngo fatanya nanjye dushime Imana muri iki gitondo. Tuvuge ngo iki ni igitondo kidasanzwe ku buzima bwacu. Iki ni igitondo shitani yahize ndetse arakirwanya. Iki ni igitondo umwanzi yarwanya intambara nyinshi, ashaka kuturimbura, ariko Data yaduhagazeho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aho uri, aho uherereye, we wazindutse, reka tubwire Imana ngo kuko watweretse ineza yawe n'urukundo rwawe, turagushimye kuko urahambaye, uri hejuru ya byose kuko uri umwami, wagize neza, wakoze ibikomeye. Iki gitondo rero ni umunsi wa mbere rwose dufite gushima kuko ni umunsi utangira umwaka. Ni itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, umwaka mushya 2023. Benshi bari ahantu hatandukanye, uriho urajya kuryama ngo uruhuke ko waraye uri kumwe n'abandi, mufite insinzi, muserebura insinzi, muvuga ineza y'Imana, muvuga iby'Imana yakoze. Abandi baraye bishimisha, abandi baraye mu bihe by'umunezero wabo. Igihe cyose waba urimo, igihe cyose waba warayemo, ndabizi neza ko dukwiriye gufatanya gushima kuko Data yakoze ibikomeye twe tutari gushobora gukora. Ni igitondo umuntu wese yavuga ngo ndanezerewe, kuko hari abagiye nijoro, hari abagiye ejo, n'ubu muri iki gitondo hari abashize mu mwuka. Uyu mwaka warangiye benshi barira, ariko abandi basekaga. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ko twongeye kubona aka kanya keza kandi akanya k'umugisha. Izina ry'Imana rishirwe hejuru ya byose. Turagushimye Data, turagushimye kuri igitangaza, tugushimye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe no kurinda kwawe. Wakoze ibikomeye tutari gushobora, tutari kubona uko tuvuga, twabiheshejwe n'ubuntu bwawe, imbabazi zawe, kugira neza kwawe. Atakindi twatanze, ahubwo ari wowe ukoze ibikomeye. Aka ni akandi kanya k'umugisha, ni akandi kanya gahambaye ko uduhaye. Shirwa hejuru ya byose kuko uri umwami. Uyu mwanya mwiza turagushimira ko imitima yacu iguwe neza, imitima yacu inezerewe, kubera ko twisanze kundi munsi kandi benshi batabonye uwo munsi. Shirwa hejuru ya byose kuko ari wowe ufite byose mu kiganza cyawe.
data uri mwiza kandi ubereye mwiza wo gukiranukira bose. Niyo mpamvu imitima yacu ifatanya n'abera bose gushima. Aka kanya keza, akanya k'umugisha, akanya k'icyubahiro, akanya isi yose iririmba isinzi yo kubaho, yo gukanguka, yo kubyuka, yo kwibatura bisanga mu mwaka mushya. Ni umunsi udasanzwe, ni umunsi umuntu wese akwiriye gushima. Uyu mwaka tuwushoje duhuye n'ibitubabaje, tuwushoje duhuye n'ibyadushimishije, byagiye binezeza imitima yacu, ndetse harimo n'ibyababaje imitima yacu. Ariko nanone turashima ko turi amahoro, turashima ko turi amahoro. Umugome yaraduhize, umugome yashaka kutwica, ntiyashaka ko tubaho, ariko twabonye neza yawe, twabonye neza yawe. Niyo mpamvu tuvuga ngo ushimwe, ushirwe hejuru ya byose kuko uri umwami. Umuntu wese muri iki gitondo wumve gutaka kwe, atakishwa n'umutima we wuzuye amashimwe kubw'ikiniga cy'amashimwe afite muri we. Izina ryawe rishirwe hejuru kuko uri umwami. Iki gitondo n'ufite agahinda, n'ufite umubabaro arashima kuko yibutse ko ashoje umwaka. Ari mu bitaro ntiyari yizeye ko azaba ariho, ari mu bibazo byamukomereye ntiyari yizeye ko azabaho, ariko uyu munsi yisanzeho atangiye undi mwaka. Reka ahabwe umugisha mu byo agambirira gukora byose, reka ahabwe umugisha mu migambi ye, reka ahabwe umugisha mu byo atekereza kujyamo byose. Uyu mwaka uzahira umuntu wese. Hari abazabura ababo, hari abazagenda, hari n'abazavuka, hari abazabura ibyabo, hari n'abazabona ibishyashya. Data ndakwinginze kugira ngo uyu mwaka umuntu wese awutangirire mu mbaraga z'ubuntu bwawe, kandi umuntu wese imigambi ye yose uyu mwaka dutangiye ayishyira imbere yawe. Uyu mwaka utangiye, nyemerera ibintu byose tugambiriye gukora tubiragize wowe Data, tubishyire mu biganza byawe. Tuvuge ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, kongeye kuturemera umwaka udasanzwe. Reka uyu mwaka ibintu byose tugambiriye gukora tuzabigereho tubihawe n'ubuntu bwawe. Ibyo tugambiriye gukora ubwacu ntituzishoboza, ahubwo tuzashobozwa nawe kuko uri umwami, kuko uri igitangaza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi ushirwe hejuru ya byose kuko uri umwami. Ducishijwe bugufi no gushima, ducishijwe bugufi n'amashimwe, ducishijwe bugufi no kuguha icyubahiro, ducishijwe bugufi no kukuramya, ducishijwe bugufi no kuguhimbaza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro kuko uri igitangaza. Urakoze kugize neza, urakoze ko ari ugiye kwivanga mu migambi yacu tugushize imbere muri uyu mwaka dutangiye, kugira ngo uzaduhagarareho, uzaturinde, uzadushoboze kurangiza umwaka amahoro dufite amashimwe n'ubundi dushima tuvuga ibyo wakoze. Izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi ushirwe hejuru ya byose kuko uri umwami. Urakoze kuri igitangaza, urakoze kugize neza. Ubuntu bwawe bukomeze kubana n'umuntu wese, kandi uyu munsi umuntu wese yumva anejejwe nuko ariho, ari muzima, kandi nta kiguzi yatanze ahubwo ari imbabazi zawe. Urakoze kugize neza kandi urakoze kubyemeye kubw'ubuntu n'imbabazi zawe. Byose tubisabye twizeye kuko uri umwami, kandi ubwo tubisabye twizeye kubihabwa kuko tuzi neza ko ubifite. Igihugu cyacu komeze kugihagararaho, uzagihagarareho, uzakirinde Data, uzakore nk'umubyeyi, maze umuntu wese abashe guhirwa mu mudugudu atuyemo, kandi uhereye ku mukuru w'igihugu, umuryango we na staff w'igihugu, kugera mu nzego zose na rubanda.
umuntu wese ku mudugudu ahatuye ahazwe nawe, ahemburwe nawe, anezezwe nawe, kandi ube umuturanyi mwiza w'ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Aho umuntu wese yicaye ari mu nzu y'imbohe, ari mu buroko kubera impamvu zitandukanye tutazi, umusuremo, ari kwa muganga, umugenderere. Umuntu wese uyu mwaka azavuga ati uyu mwaka nawe utangiye neza, kandi nizeye ko data azawushoboza nkawurangiza amahoro. Benshi bararize muri uyu mwaka, ariko umwaka tugiye kwinjiramo ugabanya amarira yabo. Benshi barasetse muri uyu mwaka, umwaka tugiye kwinjiramo bazahura n'ibindi tutazi ibyo ari byo, ariko turifuza guseka nanone. Akoze kugize neza data, icyubahiro kibi cyawe. Uyu munsi ubwo benshi bari buze kuba bishimye, hari uri buze kuba bwiriwe atabonye icyo ashira mu nda, kandi benshi bavuga ko ari umunsi wo kwishima no kurya no kunezererwa. Hari bitari buze gukundira, rero umucira inzira mu buryo bwe, umushoboze mu buryo bwe, atsinde mu buryo bwe, kugira ngo ahazwe nawe kandi abone igikwiriye. Icyubahiro kibi cyawe, uburinzi n'ubutabazi bwose bwawe ku muntu wese utize amatwi, ku muntu wese utwumva, ndetse n'uryamye, n'ubyutse, umuntu wese abone neza yawe. Byose tubisabye twizeye, ni mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje. Amen. Amen.